Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data aho muherereye hose ku migabane itandukanye y'isi. Inshuti zanjye abo turi kumwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Munyemerere duhereze Imana icyubahiro. Izinzi ijoro rizinguye amanywa, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro, intwari ku rugamba. Imana irongeye irabikoze, yongeye irakwimanye. Imana irakurengeye, iragutabaye. Imana ishimwe. Ikimenyetso cyo kugirirwa neza n'Imana, igukandagije muri uyu munsi uri muzima ugihumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, intwari ku rugamba. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo turi imbere y'Imana, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu. Yongeye kuturengera, yongeye kutwimana. Imana ishimwe. Imana rero ihabwa icyubahiro muri iki gitondo. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari mu bihe byiza byo gusenga. Turi muri teme yacu igira iti nta cyabuza Imana kudutabara, kugutabara, kuntabara. Nta cyabuza Imana kudutabara. Nta kinyabutware, nta kinyabushobozi, nta mbaraga, nta butunzi, nta na kimwe cyabuza Imana kugutabara. Nta na kimwe cyakitambika umugambi w'Imana mwiza ku buzima bwawe. Nta na kimwe. Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Gusa ushobora gukererezwa n'abantu bagenda babuzabuza, ariko biranga bigasohora. Imana ikakurengera, ikagutabara. Icyo yanditse ku buzima bwawe kigasohora. Imana nishimwe. Reka twihuse dusome igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 41. Turasoma umurongo Yesaya, turasoma umurongo wa 10. Turaza gusimbuka dusome na 13. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo gukomera kw'Imana n'intege nke z'abantu, niyo titre. Ni ukuri Imana irakomeye, ariko twe turi abanyantege nke. Ibyo tubyemera 100%. Hanyuma kuri uwo murongo wa 10 handitse ngo dusome mu izina rya Yesu. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, niko gukiranuka kwanjye. Imana ishimwe. 13 handitse ngo kuko njyewe Uwiteka Imana yawe nzagufata ukuboko kw'iburyo, nkubwire nti witinya, ndagutabaye. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ijambo ryo muri iki gitondo riri kukubwira ngo wowe wari ufite ubwoba, wowe wari uhabye umutima, wowe wari wihebye, wowe wabonaga gutabarwa kwawe ntaho kuri buturuke, wowe wabonaga ibyawe byararangiye. Ijambo rirakubwiye ngo witinya. Imana ishimwe. Riri kukubwira ngo witinya, witinya, witinya. Witinya kuko nta cyabuza Imana kugutabara. Witinya. Ijambo ry'Imana ryururukiye mu matwi yawe, uraryumvise. Ndabizi wari ucitse intege, wari ukamutse, wari ukakaye, wumvaga nta byiringiro usigaranye, kuko ibyawe byabaye nk'ibyashaririye, byanutse. Ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo nta cyabuza Imana kugutabara. Imana yo ubwayo muri aka kamwanya ivuganiye nawe ngo witinya, witinya, witinya. Niyo mpamvu yavuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Witinya, Imana iri kumwe nawe. Witinya, Yesu Kristo abikubereyemo. Witinya, Imana ikora bucece tutareba, bigasohora amaso y'abantu bose tugatangara. Iyo Imana ibirangije irabitwikurura, ikerekana gukomera kwayo. Twarangiza tugatangara, tukavuga ngo uriya muntu yasenze Imana, uriya muntu yabonye Imana, uriya muntu koko Imana yaramutabaye, yaramurengeye. Witinya niryo jambo ry'Imana nkuzaniye muri iki gitondo, kuko nta cyabuza Imana kugutabara. Imana ishimye. Ngo ntutinye kuko rero ndi kumwe nawe, niryo jambo Imana ikubwiye muri iki gitondo. Ntukihebe. Wari wihebye rwose, wabonaga amadeni akwishe, wari wihebye, uburwayi bwari butumye wiheba, wabonaga ugiye gupfa, ariko ijambo rirakubwiye ngo ntukihebe. Ntukihebe, were kwiheba kuko Imana iri kumwe nawe. Witinya kuko Imana iri kumwe nawe, kandi were kwiheba.
were kwiheba, hariho ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, kuko ijambo ry'Imana rikubwiye ngo ntukihebe, 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 hari imbaraga z'Imana, ntukihebe, hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ntukihebe, hari Imana izura ibyapfuye, ntukihebe, hari Imana inyuranya amaboko y'ibitavuga Imana ku buzima bwawe, ntukihebe yewe, ntukihebe, hari imbaraga z'Imana, ntukihebe, hari Imana igukunda abantu bakwanze, ntukihebe, hari Imana izi igatwikira ubwambure bwawe bw'ubusa abantu bari biteguye yuko useba umwara. Ntukihebe, ntukihebe, wikihebe, Imana iri kumwe nawe, Imana ishimwe cyane. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe, niko Imana ivuganye nawe. Hari Imana yakuremye, hari Imana ikubeshejeho, hari Imana yaguhumekeyemo uwo mwuka uhumeka. Ntukihebe kuko Uwiteka avuganye nawe ko ari Imana yawe, Imana ishimwe. Ntukihebe kandi witinya, witinya, Imana ihagararanye nawe, witinya, Imana irakugose, witinya, Imana ikugotesheje ingabo nto n'inini, witinya, Imana ibikubereyemo. Ntukihebe, were kwiheba, ubwihebe bwari bukubanye bwinshi, kubw'inzara, kubw'ubushomeri, kubwo kubura icyerekezo, ariko were kwiheba yewe, were no gutinya, were gutinya, witinya, shira ubwoba, wuzura imbaraga z'Imana, shira ubwoba, wuzura amashimwe, ugenda uvuga ngo ubwo Yesu ankunda ndi amahoro, naho napfa, naho naba ndiho, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkeneye byose ndi amahoro, Imana ishimwe. Were kwiheba, shikama, komera, wikihebe, witinya, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo riravuze ngo nzajya ngukomeza. Wabonaga unyeganyeze, wabonaga nta gukomera ufite, wabonaga umuyaga uri kuguhuha ukwerekeza aho ushaka, ariko Uwiteka aravugize ngo nzajya ngukomeza. Imana ishimwe. Gukomezwa n'Uwiteka ni iby'agaciro. Iringira Imana ibasha kugukomeza, iringira Imana ibasha kuguhindurira amateka, iringira Imana ibasha kuguhindurira imibereho, iringira Imana ibasha kugushyira hejuru. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo niyo yonyine yicaranya ivana ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma. Imana ishimwe. Iyo bakubwiye icyavu, Imana ibasha kukuvana mu buzima budafatika, budasobanutse, yarangiza ikakwicaza ahakomeye. Imana ishimwe. Rero Imana ikwemereye ngo nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Imana ishimwe. Ariko haleluya, nta cyabuze Imana kugutabara, nzajya ngutabara. Imana ishimwe. Iravuze ngo kuko nzajya ngutabara, kuko nzajya ngutabara. Nzajya ngutabara ni ukuvuga ntabwo izatabara rimwe, izahora itabara, itabara, itabara. Ibiteye ubwoba bije, ibikwihebesha bipfupfunyutse, Imana yo ize igukomeze igutabara. Nzajya ngutabara bivuga ngo Imana ibiri mu kazi igihe cyose, Imana ibikubereye maso igihe cyose. Nzajya ngutabara, nta cyabuze Imana kugutabara rero, kuko ubwayo irirahiriye ngo nzajya ngutabara. Imana ishimwe cyane. Kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. Imana ishimwe, niko gukiranuka kwanjye. Imana ifite ukuntu ituramira tugiye kugwa, Imana ifite ukuntu ituramira imitego y'imishibuka iduturikanye, Imana ikaturamira ntitugwe, Imana ikaturamira ntiturambarare. Imana ishimwe cyane, ikaturamiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Imana ishimwe. 13 handitse ngo kuko ngewe Uwiteka Imana yawe, Imana ishimwe, nzagufata ukuboko kw'iburyo nkubwire ni witinya, ndagutabaye. Imana ishimwe. Akira gutabarwa guturutse ku Uwiteka, akira gufatwa n'ukuboko k'Uwiteka kw'iburyo, mu kuboko kwawe kw'iburyo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ikuramire, Imana ikugirire neza, ugendane n'ubutabazi bw'Imana. Shalom, shalom.